Mu gihe uyu munsi mu Rwanda ndetse n'isi yose bifatanyije mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ku nshuro ya 32, hari inkuru nziza itugezeho ku gisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Murabizi ko mu bihe bitambutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abasirikare bayo bakuru bane barimo witwa General Mubaraka Muganga, Major General Vincent Nyakarundi, Stanislas Gashugi ndetse na Rocky Karusisi, ndetse bafata ibihano RDF nk'urwego. Ibyagiye binagira n'ingaruka ndetse binavugwa yuko umuryango umwe bwa Buraya nawo wari watangaje ko ugiye kuba wahagarika ibikorwa byo gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi cyangwa se u Rwanda ruri gukora mu gihugu cya Mozambique, no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Hanyuma rero Perezida Donald Trump amaze gufata icyemezo gikomeye cyane nacyo tugiye kugaruka mu kanya gato. Mu burasirazuba bwo hagati hari intambara ikomeye ikomeje guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran, Israel, ndetse ibihugu byinshi byagiye bigirwaho ingaruka mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma hari n'andi makuru menshi, gusa reka mbanze mpere ku nshamake y'amakuru y'ingenzi mbone kugaruka kuri iyo nkuru nziza yo ku gisirikare cy'u Rwanda RDF. Reka mabwire ko uyu munsi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame batangije ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bacana urumuri rw'icyizere rwerekana ahazaza h'Abanyarwanda. Uyu muhango wabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi, ruhukiyemo imibiri 1059 yakuwe mu turere twa Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Tariki ya 7 Mata ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibukaho jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abasaga miliyoni mu mezi 3 gusa. Mbere yo gucana urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame babanje kandi gushyira indabo ku mva rusange ndetse bunamira bibiri inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi ishyinguye ku Gisozi. Mu banyacyubahiro bitabiriye kandi harimo uhagarariye abadiplomate mu Rwanda n'abahagarariye imiryango y'abarokotse jenoside irimo Ibuka, Avega, Gahozo ndetse na ARG. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyira mu bikorwa, ariko umuryango mpuzamahanga ntacyo wakoze ngo ihagarikwe. Yavuze ko ibihugu bigize Loni ntacyo byakoze mu kuyikumira no kuyihagarika. Yavuze ko n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bemeye ko ntacyo wakoze kuko ngo abayobozi babuze ubushake, amahanga agaterana igihugu cy'u Rwanda. Yavuze kandi ko ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasabye imbabazi, byemera uruhare rwabyo muri jenoside, ibindi birimo Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Ibarura ryakozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri 2000 rikamara imyaka igera kuri 2000 kugeza 2022 byagaragaje ko abatutsi miliyoni 1,074 n'abandi bagera kuri 17 bishwe mu gihe cy'iminsi 100 kuva muri Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Iyo hakozwe isesengura kandi ry'imibare bigaragara ko buri munsi hicwaga 10,074, nuko amakuru akomeza kugenda abigarukwaho. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya kuri inkuru ivugwa ku gisirikare cy'u Rwanda, reka turebe ku bajyanye n'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Ibikomeje kugenda bivugwa ni byinshi cyane, ariko Iran yanze gahunda y'agahenge mu mushinga w'amahoro yahawe. Ibiro ntaramakuru IRNA bya leta Iran bimaze gutangaza ko Tehran yatanze igisubizo cyayo ku mugambi wo kugera ku mahoro Amerika na Iran byahawe n'abahuza. Irina ivuga ko igisubizo gikubiye mu ngingo 10 zirimo iyo kwanga agahenge, ivuga ko igikenewe ari ukuyihagarika intambara burundu. Ibi biro ntaramakuru bivuga ko igisubizo cya Iran kirimo n'ibyifuzo byayo birimo guhagarika imirwano mu karere, ingingo yo kureka amato agatambuka mu mutekano mu muhora wa Hormuz, Détroit de Hormuz, hamwe no gusana ibyangiritse ndetse no kwivaniraho ibihano. Irina yongeraho ko kuba Perezida Trump arimo gukangisha igihe ntarengwa ari igikorwa gisubiza inyuma kugera ku mahoro, bigatuma rero ibintu birushaho kandi kumera nabi. Leta ya Amerika ntacyo iravuga kuri uwo mushinga wo guhagarika intambara. Ibihugu byombi kandi byahawe n'abahuza bava muri Pakistan, Misiri ndetse na Turukiya. Igitero cyo kwica cya Israel kibeshye cyica umugabo n'umugore we bari mu nzu yabo. Igitero cy'ingabo za Israel cyari kigambiriye kandi kwica umwe mu bakuru ba Hezbollah mu majyepfo ya Liban ku cyumweru cyishe utariwe, yitana umukuru mu ishyaka ahubwo rinenga cyane Hezbollah. Igisirikare cya Israel cyabwiye BBC ko cyemera icyo gitero cyananiwe kwica uwo cyari kigambiriye kandi cyifuza ko icyababaje abasivili.
ishyaka Lebanese Force Party rigizwe ahanini n'abakristu ryatangaje ko igitero ku nyubako ya apartment cyangwa se appartement kishe umwe mu bakurikiye Pierre Mouade n'umugore witwa Flavia. Iyo apartment rero iri mu gace ka Ain Sader gatuwe cyane n'abakristu mu majyepfo y'umurwa mukuru Beirut. Minisiteri y'ubuzima muri Libani yavuze ko icyo gitero cyahitanye umugabo n'abagore babiri. Umukuru wako gace yatangaje ko abishwe n'icyo gitero bari baherereye ku igorofa rya iyo munsi yari igambiriwe kuri iyo apartment. Igisirikare cya Israel kivuga ko abantu benshi rero bitabarebaga bakozwe n'icyo gitero barimo kwigwaho. Ishyaka Lebanese Forces Party ryavuze ko Pierre Mouade ntiyari umurwanyi cyangwa se umusirikare kandi ko yari amaze kwizihiza Pasika we n'umuryango we mu rugo rwabo mbere y'icyo gitero. Iryo shyaka ryamaganye Hezbollah rivuga ko ibyabaye ari ingaruka y'imirwano irimo kuzana mu bice bituwe n'abaturage basanzwe. Reka rero njye ku nkuru ikomeye cyane ni ibyagarutswe mu kuri igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akomeza kwerekana yuko mu by'ukuri nubwo hari ibihano bikomeye cyane byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agira ati nta bihano cyangwa se ibitutsi byahindanya icyubahiro n'ubunyangamugayo bwa RDF Rwanda Defense Forces cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ingabo z'u Rwanda RDF n'izindi nzego z'umutekano zarwo zifite icyubahiro n'ubunyangamugayo zikesha imyitwarire myiza kandi ko bidashobora guhindurwa n'ibihano cyangwa se ibitutsi bituruka mu mahanga. Ku itariki ya 7 Mata muri 2026 ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, Perezida Paul Kagame yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zikomora imyitwarire ku rugamba rwo guhagarika Jenoside rwatangijwe na RPA Inkotanyi. Yagize ati umuco n'imyitwarire biranga ingabo z'u Rwanda uyu munsi bikomoka kuri ibyo bihe bikomeye nibyo biyobora imyitwarire y'ingabo zacu ziri mu butumwa bw'amahoro mu mahanga kandi zagiye zibyubahirwa hose. Mu ntangiriro za 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu basirikare bazo zishinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa Leta y'u Rwanda yatewe utwatsi ibyo birego. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ibi bihano cyangwa se ibitutsi ingabo z'u Rwanda zatukwa bidashobora kandi gukuraho amateka meza zanditse kuva mu myaka 32 ishize kugeza zitanga umusanzu mu kugarura amahoro ndetse n'umutekano mu mahanga. Ati rwose nta bihano cyangwa se ibitutsi biturutse hanze bishobora guhindanya icyubahiro n'ubunyangamugayo bw'ingabo n'inzego z'umutekano z'u Rwanda kuko ziri mu zishoboye kandi wasanga ahantu hose. Ati nzageza iki kibazo cy'ibihano ku rwego rwo hejuru kugira ngo numve impamvu y'aka karengane. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko abanyarwanda bazi ingaruka z'ubuhezanguni bityo ko badashobora kandi kwihanganira leta kandi ko Leta y'u Rwanda yumva neza ko ihame shingiro igomba kandi kugenderaho ari ukurinda abasivili ko akaga kabageraho, ikaba kandi ariyo mpamvu ishyize imbere kubarindira umutekano. Nyuma ya Jenoside abanyarwanda kandi twahisemo kwibakira igihugu cyacu twese hamwe bijyana n'isezerano ryo kutazigera kandi twemera ko politiki ya Jenoside yongera kugira aho ishinga imizi. Umukuru w'igihugu yatangaje ko Jenoside idashobora kandi kongera kuba mu Rwanda nubwo hari abafite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano bahurira mu nama i Kinshasa nk'umuhungu wa Habyarimana Juvenal ndetse n'abandi. Ati mbibabwire Jenoside ntiyakongera kandi kuba hano. Ati nubwo twumva urusaku abantu kandi baza bavuye i Burayi bahurira i Kinshasa mu ngo wa Habyarimana bene wabo ati n'abandi bakajyayo, ibyo byose ni urusaku ntacyo byabyara cyatugiraho ingaruka. Ati nk'ibyabaye hano n'ibyaba simbivuga ku giti cyanjye ndabivuga kubera ko nzi ko abanyarwanda bose abato n'abakuru biteguye kandi kubivuga nk'uko bibabwira ubu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasobanuye ko mu burasirazuba bwa RDC hari umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abahoze muri leta yateguye Jenoside. Ingabo zatsinzwe Exfal n'interahamwe watumye u Rwanda kandi rushyiraho ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kugaba ibitero byambukiranya imipaka byatwaye ubuzima bw'abanyarwanda benshi. Ati umupaka wo mu burasirazuba wabonye umutekano usesuye mu myaka y'igihumbi kimwe 1990 biturutse ku bwitange bw'ingabo zacu n'imikoranire n'abaturage baho b'intwari. Ati kuva icyo gihe rero ingamba z'ubwirinzi zacu zigamije kugira ngo ibyo bitero kandi bitazongera kwambuka umupaka wacu. Iki si ikibazo cyagashyizwe ku Rwanda gusa kuko ibyo byaba bisa no guhemba abadutera maze rero u Rwanda rugahanirwa kwirwanaho.
Perezida Paul Kagame yavuze ko ingengabitekerezo ikomeje kandi gukwirakwira mu karere kandi ko itanakumiriwe ishobora kandi guteza akaga gakomeye nk'ako u Rwanda rwanyuzemo mu myaka 32 ishize, kuva ku bavuga ko u Rwanda kandi rukabiriza iki kibazo cyasobanuye ko ako ari agasuzuguro nk'akatumye jenoside iba. Ati ikitubeshaho u Rwanda muri iki gihe ni ubumwe bw'Abanyarwanda no kuba kandi twemera tudashidikanya ko kimwe n'ahandi hose ati dufite uburenganzira bwo kubaho mu mutekano, dufite kandi agaciro kandi tubanye mu mahoro ati n'abaturanyi bacu bose. Icyo dusaba abafatanyabikorwa bacu ni uko bifatanya natwe tukarwanya ubuhezanguni aho guharanira u Rwanda cyangwa se guhanira u Rwanda kurwirwanaho. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko abazakomoka ku Banyarwanda bagomba rero kuzaragwa u Rwanda rutekanye rwunze ubumwe kandi rushobora kandi guhangana n'ibyagerageza kuruhungabanya, ahamya ko ari wo umwenda abakuru babafitiye. Akaba rero hari ibyagarutsweho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko kandi reka mabwire ko mu mpamvu zitangwa n'abahakana ko indege ya Juvenal Habyarimana yahanuwe n'abasirikare be bajya bashyiramo urwitwazo rw'uko nta ntwaro zihanura indege icyo gisirikare cye cyagiraga, nyamara kandi makuru y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko FAL yari yibitseho izo mbunda 35 hamwe na misile 15. Indege ya Perezida Habyarimana Juvenal ikanaba impano yari yarahawe n'Ubufaransa yahanuwe ku mugoroba wo ku itariki ya 6 Mata mwaka w'1994 agana saa 2 n'igice, ubwo we na mugenzi we w'Uburundi Cyprien Ntaryamira bari bavuye Dar es Salaam muri Tanzania. Mu gitabo Stupid in Blood, Akazu and the Architect of the Rwandan Genocide Against the Tutsi cy'umwanditsi akaba ari umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye Andrew Harris, agaragazamo ko Habyarimana yishwe n'abari bafite ubwoba ko azabafata ku nda akabavana muri guverinoma kuko yari yarabiteguje ari muri Tanzania. Ku wa mbere wa Pasika ni ukuvuga kwa 4 Mata mwaka w'1994 Perezida Habyarimana yamagaye Enoch Ruhigira wari ukuriye kabine amubwira ko agomba kandi gutegura umuhango wo kuzarahiza abantu bashya bazaba kandi bagize guverinoma kandi ko bagomba kuzaba ari abantu b'ingeri zitandukanye aho kuba abagize akazu gusa. Iyi nkuru ntiyakiranywe yombi namba n'abari basanzwe kandi bagize akazu, ku buryo Wallace Andrew agaragaza ko bahise batumiza inama y'igitaraganya ndetse na Colonel Tonest Bagosora wari Gisenyi akavayo atarwiyambitse, aho we n'abaramuba ba Habyarimana n'abandi bari bakomeye mu gisirikare. Muri iyo nama nta kindi kigwagaho uretse uburyo bwo guhanura indege ya Habyarimana mu gihe izaba ivuye muri Tanzania. Uwahoze ari guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu Jean Birala yatangarije umwanditsi w'igitabo ko impamvu iyi kudeta kwari ugushyira ubutegetsi mu biganza bya batatu mu bari bagize akazu, ariko abari mu kiruhuko cy'izabukuru mu gisirikare aribo Serubuga, Rwagafirita na Buregeya, binavugwa ko batari bishimye. Ikindi ni uko bamwe mu bari bagize akazu batekerezaga ko batazatakaza imyanya icyubahiro hanyuma kandi n'amafaranga, ariko kandi by'umwihariko bagatinya ko nyuma yaho bazatangira kandi kugarukwa n'ibyo bakoze mu myaka 21 bari bamaze kuva mu mwaka w'1973, bakibwira ko ibyababaho byaba nk'ibyo bakoreye abahoze mu butegetsi bwa Repubulika ya mbere ku bwa Kayibanda, aho benshi kandi bishwe abandi bakaza gufungwa. Ingabo za Habyarimana zari zifite imbunda 35 zihanura indege. Raporo y'ibanga y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko indege ya Habyarimana hanuwe n'abasirikare b'intagondwa z'abahutu bari biganjemo abarindaga umukuru w'igihugu, ikanagaragaza ko bari bafite kandi imbunda 35 zihanura indege hamwe na misile 15 zakorewe mu Faransa nazo zashoboraga kandi kwifashishwa muri operation. Uretse ibyagaragajwe na CIA, ari makuru agaragaza ko igisirikare cya Habyarimana cyatangiye kandi gushakisha intwaro zihanura indege mu mwaka w'1992 ubwo bari bahanganye n'ingabo za RPA zari zaratangije urugamba rwo kubohora igihugu mu kwakira umwaka w'1990. Byageze umwaka w'1992 ingabo za FAL zibona ko zikomeje kandi gukubitwa inshuro mu buryo bwose, ari naho Colonel Laurent Serubuga wari umugaba mukuru w'ingabo ngirije yandikiye Minisitiri w'Ingabo amumenyesha akaga bahuriye nako za Ruhengeri na Rusumo, maze asaba ko bahabwa imbunda zikaze zihanura indege. Mu nyandiko ifite umutwe ugira uti possibilité de moyens de défense aérienne et de défense anti-aérienne yanditswe ku itariki ya 17 Mutarama mwaka w'1992, Colonel Serubuga
yagize ati ndifuza kubagezaho imbogamizi batayo ya RAA yahuye nazo ubwo yashyiraga mu bikorwa ubutumwa bwayo bwa AA kubera ubushobozi buke bw'intwaro yahawe. Yakomeje agira ati inshuro ebyiri zose nyakubahwa minisitiri amatsinda abiri yagiye mu butumwa muri Ruhengeri na Rusumo guhanura indege zivogera ikirere cyacu, ariko byarabananiye kuko indege zabaga ziri kugurukira hejuru cyane harenze ubushobozi bw'ibikoresho bya batayo. Serubuga yavuze ko intwaro u Rwanda rwari rufite zari zifite ubushobozi buke cyane bwo guhanura indege ugereranyije n'aho indege bashakaga kandi guhanura zigurukira. Intwaro Serubuga yavuze ko zikenewe kandi ziberanye n'u Rwanda nizo mu bwoko bwa SAM-16 zikorerwa mu Burusiya. Izi nazo kandi intwaro byagaragaye ko zakoreshejwe ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu mwaka w'1994. Muri ibaruwa Serubuga yashimagije izi ntwaro avuga ko uretse kuba zishobora kandi guhanura indege ziri hejuru cyane zishobora no kurasishwa ziri ku modoka nto. Hagaragajwe ko izi ntwaro zihutirwa, ahita kandi atanga umubare w'ikenewe ati hakenewe intwaro 12 zirashisha SAM-16 n'ibisasu byazo 120. Muzirikana ko agatsinda gato k'abasirikare barasa kagizwe n'abantu 4 barasisha imbunda ziremereye. Kanziga yumvikanye kandi asaba imbunda ya R4 yo gukoresha yihorera. Nyuma y'uko umugore wa Habyarimana kandi Agatha Kanziga yitabye telefone ya Mobutu yamumenyeshaga ko inzego z'ubutasi za Zaire zatabuye ko hateguwe kudeta yagombaga kandi guhitana umugabo we. Uyu mugore ngibi yabibwiye musaza we Colonel Elisa Gatwa, ariko mu by'ukuri ubutumwa ntibwagejejwe kuri nyir'ubwite, bigaragaza ko itari inkuru nshya mu matwi ya Kanziga. Indege imaze guhanurwa ikagwa kandi mu busitani bw'aho yari atuye i Kanombe, umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga wari mu rugo hamwe na Jean-Luc n'abana 5 ba murumuna wa Habyarimana, Dr Sarafe Bararengana yabwiye umuhungu we wari uvuye hanze iby'iyo nkuru ubwo we yari ari hejuru mu igorofa rya gatatu. Andrew Wallace agaragaza ko abo mu miryango y'abaguye muri iyo ndege bihutiye kugeraho muri iryo joro. Icyakora bamwe mu bageragezaga kandi kuhaza bagakumirwa barimo n'ingabo z'umuryango w'Abibumbye. Kanziga muri iryo joro ngo yahamagaye kenshi François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, Mobutu wayoboraga Zaire na ambasaderi w'Ubufaransa, kandi bose agasaba ko avugana nabo mu ibanga rikomeye. Muri uwo mwanya Protais Zigiranyirazo kandi bari mu bamaze kugeraho bahuriye yugikanye Major Mpiranya, Serafe Kanziga n'abana be ndetse na Pasteur Musabe, maze ngo batangira kandi gukora urutonde rw'abanzi bakazu, aho ku ikubitiro kandi bashyizeho Agathe Uwiringiyimana wahise wicwa nyuma y'amasaha make. Kanziga n'abashiki b'umugabo we 2 kandi bari ababikira. Icyo gihe kandi banashyize ku rutonde abarimo Rando Ndasingwa, Joseph Kavaruganda wari na Minisitiri Faustin Rucogoza, aho uwitwa Sele Godeleve yavugiye ko abatutsi bose bagomba kwicwa. Suzana Seminega wari inshuti ya Kanziga kuva mu buto mu Bushiru, ubwo yahageraga aje gufata mu mugongo inshuti ye, ngo yatunguwe no gusanga umugore wapfushije umugabo aho kumwunamira, ngo ahubwo yari yibereye mu gutanga urutonde rw'abagombaga kwicwa, aho yanumvisemo izina rya Uwiringiyimana wari Minisitiri w'Intebe. Uretse Seminega, umushoferi wa taxi voiture kandi wari uzanye muramu wa Ambassadeur Ranzaho nawe kandi wari waguye mu ndege, ariko ubwo uwo mushoferi yari yategereje mu rugo ngo yatunguwe no kumva Kanziga ari kuvuga asakuza ngo munzanire umutwe wa Agathe Uwiringiyimana. Abahaye ubuhamya umwanditsi kandi bavuga ko bumvise Kanziga yariye karungu avuga ko ashaka kandi imbunda ya R4 ngo ayikoreshe yihorera. Muri ako kanya bikaba kandi yari ifitwe n'umuhungu we Jean-Luc wari wayivanye mu cyumba cya se, ndetse mu isengesho ry'uyu mugore muri iryo joro ngo yasabiye interahamwe guhanagura zikamaraho umwanzi, anasabira kandi ingabo z'u Rwanda kugira intwaro zihagije. Ibyo rero nibikomeza kugenda bivugwa muri rusange, gusa reka mbashimire mbifuriza kumeza kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu yandi makuru masaha